Imana yacu nziza mu izina rya Yesu Kristo, nciye bugufi munsi yo kubaho kwawe, nciye bugufi munsi yo kwera kwawe, nciye bugufi munsi y'ubutware bwawe n'ububasha bwawe n'ubushobozi bwawe. Igitondo cy'uno munsi nzamuye icyubahiro cyawe, uwera wa Isirayeli, ku ntebe yawe y'ubwami hora iganje iteka, ngo uhaye icyubahiro n'ikuzo. Data, ndakwinginze iki gitondo ngo tubere Imana, tukubere ubwoko, wera utuyobore Mwami muri byose. Ijambo rigiye kuvugwa Data riyoborwe nawe, umwuka wera aganze ategeke ayobore mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo ubwami bwawe buze, kugira ngo ingoma yawe yogere hose. Data wa twese wo mu ijuru, abatakuzi bakumenye, bamenye ko ari wowe uruhukiro bw'abarushye, bamenye ko ari wowe buye rizima ryanzwe n'abubatsi, ariko ku Mana ryaratoranijwe. Data wa twese, ijambo ryawe riravuga ngo nitumenye ukuri, ukuri kuzatubatura, kandi ukuri ni ijambo ryawe, ukuri ni wowe Kristo. Urakoze rero wera wa Isirayeli Data, ko umwuka wawe wera yamanutse kugira ngo aganze ayobore imitima yacu, aganze imitima y'abatwumva n'abadukurikirana iki gitondo. Icyubahiro n'ikibi cyawe Data wa twese wo mu ijuru, urakoze kubyumvise kandi ubikoze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Amen. Ndabashuje mwese iki gitondo, abadukurikirana ku isi yose, badukurikirana ku Isanamitima TV. Ni ukuri mbahaye ikaze, mbahaye ikaze mu nyigisho y'uyu munsi. Imana ibahe umugisha kandi bagirire neza. Nanone ndatangira mbibwira nk'uko bisanzwe, kubera ko hari abantu bankurikirana ari ubwa mbere, niyo mpamvu mpora nivuga kugira ngo wenda batibaza bati uyu muntu ninde. Amazina yanjye ni Mutamba Jacqueline cyangwa Mama Queen. Reka ntangire mbabwira na nimero yanjye kugira ngo wenda mu kurangiza ntaza kubyibagirwa. Nimero yanjye nkoresha ni 0788 41 76 07 0788 41 76 07. Imana ibahe umugisha, Imana ibishimire, Imana ibagirire neza. Rero wenda ku basanzwe muzi munkurikirana kuri Isanamitima TV ku isi yose, uhereye hano mu Rwanda, inyigisho zanjye zishingiye ku buhamya bwanjye. Ngira ngo abantu mwese mwagiye mumenya online, mwagiye mumenyera ku buhamya bwanjye, ni naho inyigisho zanjye zubakiye zose, yaba ari inyigisho zo ku rushako, ku muryango, yaba ari inyigisho zo gutanga imbabazi no guhana imbabazi. Izo zose zishingiye ku buhamya bwanjye, zishingiye ku Imana yabanye nanjye, ibyo yanyujijemo, uko yanyihanganishije, ibyo yanshoboresheje, nanjye nibyo nigisha abandi. Imana ibahe umugisha rero. Uyu munsi nanone ndashaka kwigisha ku muryango, umuryango mwiza wabaho ute, umuryango mwiza waboneka ute. Nk'uko mumenyereye inyigisho zanjye, njya nkunda kubabwira nkababwira nti icyo binsaba cyose, sacrifice binsaba gutanga iyo ari yo yose, kugira ngo umuryango wubakwe, umuryango ube muzima, umuryango wubakirwe ku rufatiro ruzima, yose nayitanga kuko niwo muhamagaro wanjye. Njya mbabwira nti hari abantu benshi bavuga ubutumwa, tubwiriza kugukizwa, tubwiriza kugukiranuka, tubwiriza ku bintu byinshi, ariko njyewe umuhamagaro Imana yampamagariye no kwigisha ku muryango muzima, kugira ngo
umuryango ube muzima. Narabibigishije ndababwira nti umuryango iyo wabaye muzima ubwaho hagati yawo ba muzima, abana baba bazima, itorero riba rizima, igihugu kiba kizima. Umuryango niwo shingiro rero rya buri kintu. Niyo mpamvu rero Imana impagurukije muri iki gihe n'abandi kuko Eliya yigeze kubwira Imana, arayibwira ngo Mana, ngo abahanuzi bawe bose ngo babishe, ngo ni njyewe usigaye. Imana iramubwira ngo mfite abahanuzi nishigarije batigeze bapfukamira Bayali. Hari abandi bantu Imana ihagurukije kugira ngo twigishe umuryango muzima, kugira ngo Imana ireme umuryango muzima cyangwa famire nzima cyangwa ingo nzima. Hari abateganya kurushinga, haribo urubyiruko, hakaba n'abarushinze barurimo ubu ngubu ariko bakaba batameze neza, cyangwa se bakaba bameze neza ariko bakeneye n'izindi nyigisho zituma bakomeza kumera neza. Ibyo byose rero biratureba, tuba tumeze nk'abatabazi ku rugamba. Yesu ashimwe. Rero uyu munsi ndashaka kwigisha ku rufatiro ruzima. Uyu muryango kugira ngo ubeho muri byinshi nigishije, noneho nzanye subtopic ivuga ku rufatiro ruzima. Umuryango wabaho ute ufite amahoro? Umuryango wabaho ute abantu hagati y'umugore n'umugabo babanye neza igihe cyose kugeza imyaka y'ubuzima bwabo bwose? Biturutse kuki? Rero ndashaka gutangirana n'ijambo ry'Imana. Njya mbabwira nti jyewe mvuze amagambo yanjye abantu ashobora kutabafasha cyane ko bashobora kugira ngo nayanjye, ariko iyo mvuze nshingiye ku ijambo ry'Imana, sinzi ko hari umuntu wabigira impaka kereka utemera ijambo ry'Imana. Ariko igihe kirageze ngo isi ya none yemere ijambo ry'Imana. Igihe kirageze ngo abantu bizere ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana. Imana yaturemye, Imana yandemye, Imana yakuremye, Imana yaremye isi n'ijuru. Yego, twese twaremwe n'ijambo, twese twabayeho kubw'ijambo. Rero ahatari iri jambo ry'Imana, ahatari ukuryizera ariko kwizera Imana, ndababwiza ukuri, uyu munsi ibintu byatungana ariko ejo bikanga, kuko turi abantu, dutuye mu isi, twambaye umubiri. Ariko iyo twishingikirije kuri Kristo ari we jambo ry'Imana, tukizera rino jambo, riradufasha, rikadukomeza, rikaduha intege, rikaduha inkomezi muri uru rugendo rw'urushako, rw'imibanire ya buri munsi idafite aho izagarukira. Tuzi umunsi umuryango ubaho, umunsi umugore n'umugabo bashakana, ariko ntabwo tuzi igihe umuryango uzarangirira. Ko iyo abantu babiri basezerana baravuga ngo kugeza urupfu rudutandukanije, ngo cyangwa Kristo agarutse. Abantu mukabana ubuziraherezo. Ndibuka ko mperuka kubigisha ku Karamata. Ego, izo nyigisho nazo zizasohoka, muzazikurikirane muri benshi. Rero reka dusome ijambo kugira ngo dukure reference ku ijambo ry'Imana. Ngira ngo Prezili wandebera muri Petero wa mbere ibice bibiri ugasoma umurongo wa 3 n'uwa 4 gusa. Murakoze cyane. Petero wa mbere ibice 2 duhere ku murongo wa 3 kugera ku murongo wa 4. Haravuga ngo niba mwarasogongeye mukamenye yuko umwami wacu agira neza, nimumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranijwe, riba iry'igiciro cyinshi. Imana iguhe umugisha mwene data. Ngira ngo igice mwacyumvise ni Petero wa mbere ibice 2 umurongo wa 3 n'uwa 4. Yego, haravuga ngo niba mwarasogongeye mukamenya ko Yesu Kristo agira neza, ngo nimumwegere,
niwe buye rizima ryanzwe n'abubatsi, ariko ku Mana ryaratoranijwe, ni naryo ry'igiciro, ni naryo rikomeza imfuruka. Reka nanone nanjye mbasomera undi murongo uri mu Baheburayo, ibice 13 uhereye ku murongo waho wa 4, ngo nuko ibyo mushaka ko abantu babagirira byose aba ari byo mubagirira namwe, kuko ayo ariyo mategeko n'ibyahanuwe. Yesu ashimwe. Nigishaga ku urufatiro rw'umuryango, kugira ngo abashakanye bagire amahoro, kugira ngo babane neza, kugira ngo babeho muri ubu buzima bw'urugendo tutazi igihe ruzarangirira, tuzi aho rutangirira ariko tutazi aho ruzarangirira. Abantu babane batarakuranye, batavindimwe, badahuje amaraso. Nababwiye ko umugore n'umugabo bahuzwa n'ikintu cy'akaramata. Karamata narakigishije, ariko ntibihagije Kristo atabirimo, ntibihagije ahatari ugusenga, ntibihagije ahatari ukubaha Imana. Ntibihagije ahatari ukubaha Imana, ntibihagije ahatari ukumvira Imana, ntibihagije ahatari ukumva rino jambo. Yesu ashimwe. Buriya Bibiliya iravuga ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kuva mu byaha ni ukujijuka. Muri uku kumvira ijambo ry'Imana, muri uku gusenga, muri uku kubaha Imana no kuyigarukira, Imana igitanga imbaraga, Imana igitanga ubwenge, Imana igitanga ihishurirwa, Imana igitanga kwihangana, ukihanganira uwo mwashakanye, ukamwihanganira mu mico no mu myifatire, ukamwihanganira igihe azamutse arakaye, mugize icyo mwapfuye, wowe ugahabwa imbaraga zo guca bugufi, mwazamuka mwese ukumva ijwi rikubwira ngo wowe manuka, byaba bikomeye ukumva ijwi rikubwira ngo wihangane. Ibi byose tubibonera mu gakiza, tubibonera kubaha Imana, tubibonera mu gusenga. Narababwiye ngo Imana ivugana n'abantu bayo, ikavuganira n'abantu bayo mu bwenge Imana yabahaye, ikavuganira n'abantu bayo mu ijambo ryayo, ikavuganira n'abantu bayo mu buhanuzi, kagutumaho umuhanuzi, ukajya mu rusengero gusenga, mu materaniro yo ku cyumweru, ijambo ryamanuka ririho amavuta, risize amavuta y'Imana, ririho ubwenge bw'Imana, rikamanuka riguhugura, rikamanuka ritsinda umutima wawe, ritsinda ubwenge bwawe. Ibyo wari utsimbarayeho nk'umuntu, ibyo wari utsimbarayeho nka kamere muntu, byose bigahindurirwa mu ijambo ry'Imana. Yego, ntabwo dushobora kubaho twiragiye, ntabwo dushobora kubaho twigenga, tugomba kugengwa n'Imana yaturemye. Tugomba kugengwa n'Imana yaturemye, ikaduhumekeraho umwuka w'ubuzima tukabaho, ariwo duhumeka uyu munsi. Njya mbabwira nti uyu mwuka umeze nk'intizo, igihe kigeze usubira kuri nyirawo. Rero ndagira ngo mbabwire ko nta mbaraga dushobora kubona ku bwacu, kuko umuntu agizwe na kamere, muntu twaremanywe, kamere muntu twabyaranywe twonse mu mashereka, kamere muntu twarerewemo. Njya mbabwira nkigisha abantu nkababwira nti ntibitangaje yuko ifi iba mu mazi, igitangaje ni ukubona isi igenda ahantu hatari amazi, ikagenda kandi ikabaho. Natwe Bibiliya iravuga ngo mu byaha nimwo mama yambyariye.
igitangaje si uko tuba mu byaha, igitangaje ni ukuva mu byaha. Ibyaha twabyariwemo, ibyaha twavukiwemo, ibyaha twarerewemo, igitangaje ni uko tubivamo. Igitangaje si uko tubibamo. Buriya iyo tubona umuntu yamenye ijambo ry'Imana agafata icyemezo akavuga ati ndakijijwe, nemeye Yesu Kristo nk'umucunguzi w'ubugingo bwanjye, nizeye ko yapfuye, nizeye ko yazutse, ariho yicaye mu ijuru ibudapfa ubuziraherezo, ukabyizeza umutima wawe, ukabyatuza akanwa kawe yuko ukijijwe. Ni igitangaza gikomeye. Biratangaje ko umuntu areka ibyaha, biratangaje ko umuntu ava mu byaha akava muri kamere, akarwanya kamere, agatsinda kamere. Rero ndashaka kuvuga iki? Ndashaka kuvuga ko ubwo ari bwo buzima. Mu Baroma ijambo riravuga ngo nuko noneho abari muri Kristo Yesu ngo nta teka bazacirwaho. Iyo ugeze muri Kristo Yesu wabaye icyaremwe gishya, ibyawe bitangira kugengwa n'Imana. Mwuka wera ukorera muri twe, utubwira, uducogoza, utugira inama, utuyobora, utudirectinga. Ariko kamere muntu yo ikubwira kwirwanirira, ikubwira kwiburanira, ikubwira guhora. Niba umuntu agukoreye ikintu nawe ukakimwitura, ikubwira guhangana, ikubwira kwisobanura, ikubwira ko niyo wakosheje igutegeka guhora widefanda, kugira ngo utagaragaza ko wakosheje ukagayika imbere y'abantu. Kamere y'umuntu ni uko imeze. Ariko imbuto z'umwuka zo zikwereka ko niyo utakosheje uba ugomba guca bugufi ugasaba imbabazi. Niyo utakosheje, gutanga sacrifice kuri mugenzi wawe. Ntiwakosheje, ariko kubera ko ubona yarakaye cyane, mugize icyo mupfa, ararakaye cyane, Mwuka wera arakubwira ngo tanga sacrifice. Wowe umusaba imbabazi nubwo utakosheje, ariko ugabanye buriya burakari bwe, ugabanye uriya mujinya we. Bibiliya iravuga ngo gusubizanya neza bihosha uburakari. Ukabikora. Nabahaye urugero, mbabwira ukuntu najyaga nsaba imbabazi, nkikorera ibyaha byanjye, nkikorera n'iby'umugabo, kugira ngo ubuzima ndebe ko bwakomeza, kugira ngo ndebe ko umuryango wabaho, kugira ngo ndebe ko umuryango twubakiye imyaka myinshi 20 utasenyuka. Nkapfukama nkavuga nti nta byaha ngushinja, byose ndabyikoreye. Ibyo bintu narabikoze, ababizi barabizi, abagabo kubihamya barahari. Ntabwo ari ukwiyogeza. Nanjye ni Imana yabaga inkoresha, n'ijwi ryabaga ari inyongoreye. Hari icyo nabaga numvise, hari umwuka wabaga umbwiye, kubera ko ijwi nabaga ndizi nkaryumvira. Ariko iyo uri mu butware bwa kamere, n'iryo jwi ntabwo ryumva, nta bushobozi, nta bwenge bumenya ko ari Imana ivuze. Kenshi ushobora kuvanga ibyiyumviro byawe cyangwa amarangamutima yawe n'ijwi ry'Imana, ukaba confused. Ariko iyo wamaze kumenya Kristo ukamwakira, kuko niwe buye rizima, niwe rufatiro ruzima, ngo niwe buye rizima ryanzwe n'abubatsi, ngo ariko ku Mana ryaratoranyijwe. Kwangwa n'abubatsi ni iki? Ni ukwanga kwemera rino jambo, ni ukwanga kuryizera, ni ukwanga kwemera kumva ijwi ry'Imana. Hari ijwi rikubwira ngo ariko ibyo bintu wabiretse, ariko uradivosinga ibiki, ariko kuki usenya umuryango, aho kuki ubuze umugore amahoro, kuki ubuze umugabo amahoro, ariko kuki ujya guca inyuma uwo mwashakanye. Garukiraho, urakuraho ibyago, urakuraho umuvumo, ukanga ugahatiriza ukagenda, ukavaho ijwi ukaryangira, ukavaho ugakora icyo ryakubujije, ukarisuzugura. Niko kwanga urufatiro, niko kwanga ibuye, niko kwanga ijambo, niko kwanga ijwi ry'Imana. Rihora rikubwira ngo ariko wasizeho, ariko wagonze, ariko waciye bugufi, ariko wasabye imbabazi, ukanga. Narababwiye nti nubwo wanga, nubwo ukora rebellion ku Mana, nubwo wigaragambye, ariko ingaruka z'icyaha uzazifesinga. Ibi mbivuga si uguca urubanza, ariko niko ijambo ry'Imana rivuga. Hari igihe rero muri runo rugendo rw'umuryango, rwo kubaka umuryango cyangwa rw'imibanire y'umugore n'umugabo, umuntu aba ashaka kugira ngo bamukorere ikintu, ariko adashobora kugikorera abandi. Bibiliya irambwiye mu Baheburayo 13:4
ngo nuko ibyo mushaka ko abantu babagirira byose muba ariko mubagirira namwe, kuko ayo ariyo mategeko n'ibyahanuwe. Urashaka ko bakubaha, ntiwubaha. Urumva? Urashaka abantu bakwitwarika bakakugiraho discipline, nawe ntayo ugira. Urashaka umuntu agukunda cyane kandi ntukunda. Urumva? Urashaka bagusubiza neza mu buzima bwawe, ntujye usubiza neza. Urashaka abantu baguha ke, wowe ntujye uyitanga. Niba ushaka ko umuntu agukorera ikintu, ndavuga hagati y'abashakanye, nawe kimukorere, iniritani kirakugarukira. Reka mbabwize ukuri, iyo twemereye Kristo, iyo twemereye Imana, tukumvira ijambo ry'Imana, Kristo atubera urufatiro, Kristo araturwanira, Kristo aduha imbaraga, Kristo aradushoboza, Kristo aduha guca bugufi, Kristo aduha gusaba imbabazi, Kristo aduha gutanga imbabazi, Kristo aduha kwihangana. Iyo twatangiye runo rugendo rwo kumwubaha no kumwumvira no kumucira bugufi no gutega amatwi no kuvangura imvugo yacu n'iye no kuvangura amarangamutima yacu n'imvugo y'Imana, Kristo abana natwe. Njye niwe washoboje, Kristo niwe washoboje kumara iriya myaka yose. Hari igihe mvuga ngo intambara zatangiye ngo mu mwaka wa 17. Oya, ibyo ni nka estimation. Ariko intambara ziba zaratangiye kera ariko ukihangana kugira ngo ureme umuryango muzima, ukarwana izo ntambara, ariko Kristo ari we ukurwanirira. Njye ni Kristo wandwaniriraga, niwe wanshobozaga. Hari igihe inshuro nyinshi napfukamaga, nkasaba imbabazi, nkabona ubuzima burakomeje, nkabona birakunze. Narababwiye ko twari ba role models. Ntabwo umuryango ushobora kuba role model abantu babiri batabigizemo uruhare. Njya mbigisha nkababwira nti kugira ngo uyu muryango ube muzima, ni abantu babiri babigiramo uruhare bakabikorerera bombi. Bibiliya yatubwiye ko iyo umugore amaze gushaka umugabo cyangwa umugabo agashaka umugore, ntabwo baba bakiri babiri, baba babaye umwe. Ntibashobora gukora ari babiri ngo ibintu bikunde, ntibashobora gusenga ari batandukanye, umwe asenga ukundi asenga ukwe, ngo ibintu bikunde. Mugomba guhuza inama, mugomba guhuza umugambi, buri kintu cyose mukacyumvikanaho. Iyo bitabaye ibyo, ubwo ngubwo kakaramata kaba kavuyeho. Bya bindi usanga ngo abantu ngo bagiranye ibibazo, ngo batandukanye mu cyumba, ngo batandukane mu cyumba, ngo ariko ngo basigare babana. Aho ngaho ikintu muba mukora ni ukwanga ko hanze babona ko mwatandukanye, ariko n'ubundi ntago muba mukiri kumwe. Ntago muba mukiri kumwe, kuko icya mbere cyo icyabahuje, ariko kakaramata nabigishije, nzahora nanabigisha, kiba cyavuyeho. Rero niba cyavuyeho, ntimukiri umwe, mwabaye babiri. Iyo mwamaze rero kuba babiri gutyo, mwatandukanyije icyumba, umwe ari ukunda ari ukwe, muba mwabaye abanzi baruta n'abanzi bo hanze aha. Yego. Rero icyo nshaka kwigisha ni iki? Buriya iyo dutangiye kubaha Imana, iyo dutangiye kubaha Kristo, iyo twemereye Kristo akaba ari we utuyobora, tukatura agakiza, tukemera tugakizwa, tukemera tukagendana nawe, tukemera tukamwubaha, tukemera tukamwumvira. Buriya iyo watangiye urugendo rw'agakiza, Mwuka Wera arinterveninga, akagenda agufasha, akagenda kuvugisha, akagenda kuwongorera, akagenda guha amagambo yo kwihangana. Niko winjira mu gusenga, niko umenya uko basenga, niko abakozi b'Imana bakoriyanta, niko bakwigisha, niko wiga ijambo mu rusengero, muri seminars z'abashakanye, niko ugenda uronka ubwenge buturuka mu ijuru, niko ugenda uhaha ubwenge buturuka mu ijuru. Kubera runo rugo ko rwatangiriye muri Edeni, rukaba rwaratangijwe n'Imana, ntirushobora kubakwa, ntirushobora kubaho, ntirushobora kuresisa, ntirushobora gukomeza rutubakiye kuri Kristo, rutubakiye ku ijambo ry'Imana. Tujya tuvuga ngo urugo ni rwiza, urugo ni paradizo, ariko urugo ntirushobora kuba paradizo rutubakiye ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana, ijambo ni Kristo, rutubakiye kuri Kristo.
niwe rufatiro ruzima. Ngo noneho bigera ahantu twubakwa tukamera nk'amabuye. Buriya amabuye nta kintu gipfa kuyasenya, yaba imiyaga, yaba imivu, yaba iki, ahantu hubakishijwe amabuye ntihashobora gusenyuka. Niyo mpamvu Bibiliya itubwira ngo wumve iryo jambo, ngo agakora ibyo rivuze, ngo ameze nk'umuntu wubaka inzu ye ku rutare, ngo ko iyo imvura iguye imivu igatemba, umuyaga ugahuha, isigara ikomeye. Ariko umuntu wubakiye urugo rwe muri kamere ye, mu bwenge bwe, ameze nk'umuntu wubatse inzu ye ku musenyi. Kuko ibibazo iyo bije, iyo muhuye n'amakimbirane mu rugo, iyo muhuye n'ikintu mutumvikanaho, muhita muhararukana, muhita mwangana, muhita mushwana, muhita muhagarara mwese, hakaba urucira undi bugufi. Kuko kamere y'umuntu ihora yidefanda, ihora yiburanaho. Narabibigishije. Ni urugero njya mbaha rutoya, nkababwira nti tekereza ikintu nka korogeti, dore ndayifashe murayireba. Korogeti igatuma urugo, umuryango wubakiwe igihe kinini cyangwa gito kingana n'umwaka umwe, nacyo ni kinini, abantu bari kumwe babana. Hanyuma korogati cyangwa korogati, murayireba n'ijambo ryanditseho, iracyari nshyashya, nayiguze ngo nyitangireho urugero. Noneho niba umwe ayikanda ayiturukije hano, ngira ngo murandeba hasi, ubayikanze ni oda, yakoze oda. Undi noneho araje ayikanze ayihereye hano hagati. Mu by'ukuri iyi korogeti ugiye kuyikoraho ubushakashatsi, wasanga nubwo yahereye hano hagati ntayamenetse. Noneho n'uwakoze gutya iniwoda nawe nta kosa yakoze. Byaterwa n'ubwira mufite, byaterwa n'uko umuntu yabishatse. Noneho uyu ukanda iniwoda akavuga ati korogeti urimo kuyangiza, jya uyikanda iniwoda nk'uko byagenwe, kugeza igihe wizamurira ikazashiramo. Undi nawe uhera hano hagati akavuga ati ariko se as long as ntayo namennye, icyo upfa nanjye ni iki? Uwa hano wakanze hano iniwoda akavuga ati kuki utumva, kuki ungisha impaka, kuki mvuga ukansubiramo, kuki ukora amafuti ntuyemere? Iki kintu cyonyine kikaba ishingiro ryo gusenya umuryango. Iki cyonyine, aka kantu mugenda mukagura muri butiki kagura amafaranga atarenze 500, kakavaho gusenya umuryango gusa ngo kamere zananiwe guca bugufi, umuntu yananiwe kuvuga sorry, n'utanga logique zo kuvuga ngo yahereye hagati ariko ntiyayimennye, ngo uyikanda ahereye hasi amwumve, ibintu birangire. Burya ibintu nitwe tubikomeza cyangwa tukabyoroshya. Ariko mu by'ukuri kamere muntu uteguriye Kristo ntigonda. Ariko kamere muntu iyo wayeguriye Kristo iragonda, ni intagondwa. Kamere muntu iyo wayeguriye Kristo arayigonda, ayigondesha umwuka wera nta gahato, ayigondesha ubugwaneza kandi ikagonda, ayigondesha ijambo rye, ayigondesha imvugo ye nziza, ayigondesha itegeko rye ryiza. Buriya Kristo muri twe iyo twamwemereye, yavuze ntawe utakora, yavuze ntawe utakumva. Rero niyo mpamvu zanjye zibanda ku koroshya ibintu. Ariko ntushobora koroshya ibintu uteguriye kamere yawe Kristo ngo ayitegeke. Rero Kristo niwe rufatiro rw'imiryango, niwe Fondation y'imiryango. Igihe kirageze ngo abantu bose bagarukire Imana. Imana yaturemye, Bibiliya iravuga ngo amavi yose azamupfukamira, ngo kandi imi zose zizatura yuko ari umwami. Turimo turikerereza, turimo turijijisha, turimo turata umwanya, turimo turiyangiriza, ariko mu by'ukuri mureke tugarukire Kristo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo umutwaro mbikoreza ngo nturemereye. Kugarukira Kristo, gukizwa, kwihana, ntago ari umutwaro, ntago ari ikintu gikomeye, ahubwo ni amahoro, ahubwo ni ubuzima, ahubwo ni igisubizo cy'isi ya none.
rero niyo mpamvu nabasigiye nimero yanjye, niyo mpamvu ntanga nimero yanjye kenshi. Umwuka wera yantegetse kujya nsiga nimero kugira ngo nkurikirane abantu, kugira ngo mbe ndi mu mwanya wo kwitaba abantu, kugira ngo mbe ndi mu mwanya wo kwakira amamesaje no kuyasubiza, kugira ngo mbe ndi mu mwanya wo kwakira abantu bakeneye kunsura. Nababwiye ko muri iki gihe cya covid aha nicaye ni mu biro byanjye nakira abantu. Rero dukurikije ijambo ry'Imana, niba ushaka ko umuntu akugirira ikintu akagukorera ikintu, kimukorere nawe. Ariko ibyo byose ntitwabishobora urufatiro atari Kristo. Iyo tuvuga rero ngo urufatiro ni Kristo, ni ukwakira agakiza, tugakizwa, tugatangira urugendo rwo kujyana n'Imana, tukubaha Imana. Uru rugendo rw'urushako ni rurerure, ariko ni rugufi, ruroroshye, ni paradizo iyo Kristo tumurimo neza, tumwubaha, twumvira ijambo rye, tukagendana nawe umunsi ku munsi, isaha ku isaha, umunota ku munota. Imana ibaha umugisha bankurikirana hanze y'iki gihugu cy'u Rwanda, bankurikirana ku isi yose. Menshoninze ibihugu birimo abantu bankurikirana ni byinshi kuri iyi si. Rero ndabizi ko izi nyigisho umuntu wese uzazumvira, umuntu wese uzumvira ijambo ry'Imana, noneho tukamenya ko Kristo ari we rufatiro, hari ikintu Imana iri bukore mu miryango yacu. Ndabihamya ntashidikanya. Yaba ari abagiye kubaka, kurushinga, bubakire kuri Kristo. Yaba ari abafite imiryango uyu munsi isenyutse, irimo amakimbirane, irimo induru, tugarukire Kristo, tugarukire Kristo. Amahoro tuyashakire kuri Kristo. Amahoro ntabwo ari hanze ya Kristo. Amahoro ntabwo ari aho utekereza kujya kuyashakira. Hanze ni habi, hanze ni habi. Mugarukiraho uyu muryango wari ugiye gusenyuka wubakwe mu izina rya Yesu Kristo. Uyu muryango wari ugiye gusenyuka wubakwe ku rufatiro ari rwo Kristo. Twakira agakiza n'ubuntu. Ibindi iyo tumaze kwakira agakiza, Umwuka wera niwe ubikora, niwe utworiyanta, niwe utuyobora. Hari abantu benshi b'abanyabwenge muri isi b'abahanga bamaze gufata umwanzuro akavuga ati njyewe ntafite agakiza, ubwenge, amashuri nize, ubutunzi mfite nta kintu byamarira. Abantu benshi bamaze kwakira Kristo kuko bazi ko ari we rufatiro, kugira ngo atuyobore muri uyu muryango. Tutazi igihe uzarangirira muri urugendo, tutazi igihe uzarangirira rw'ubuziraherezo. Ndagira ngo mbashimire mwese abankurikirana, mbashimire ukuntu mudukurikirana umunsi ku munsi, mukandika inyigisho, mukazikurikirana, mukaduhamagara, mugakomentinga, byose turabibona. Rero ni ukuri ndangije mbashimira, ndavuze ngo Imana ibahe umugisha. Ndabiteguye kubasobanurira, ntazagire usigara mu gihirahiro cyangwa ngo yumve atasobanukiwe. Turahari kubakira no kubasobanurira. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge. Imana yacu wera wa Isirayeli, nanone turagarutse kugushimira ineza yawe n'ubuntu bwawe bwinshi no kugira neza kwawe. Iyo tugusabye uratwumva, ukamanukira kudusubiza, kandi wabanye natwe. Umwuka wera yaganje, yayoboye. Data wa twese, amagambo tuvuze si ayacu, ahubwo twabumbuye akanwa uravuga. Icyubahiro kibi cyawe. Ngushimiye ko uvuganye n'imitima y'abantu bawe. Ngushimiye ko ufite umugambi mwiza kuri iriya miryango igiye kubakwa, igiye kubakirwa ku rufatiro ruzima ari we Kristo. Ngushimiye imitima uyu munsi yemeye kukugarukira no kukugandukira. Ngushimiye neza yawe n'ubuntu bwawe. Ngushimiye ziriya ngo zari zisenyutse ariko zikaba zikugarukiye nanone. Icyubahiro ni kibi cyawe. Ndagushimiye, nguhaye ikuzo, nguhaye icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen, amen, amen. Yesu abaho umugisha.